iyo video igaragaza umunyamakuru aryamye hasi yavunitse akaguru ke ntabwo tubizi nimba ari buryo nyine ndavuze ko bivugwa okay ntabwo ari ugashyizemo bivugwa ko ari we okay aryamye hasi hanyuma ngo yavunitse akaguru ariko bikavuga yuko ako kaguru yakavunitse mu gihe yahungaga bari baje bamusanga bamuguye gitumo ari kumwe n'undi mugore hanyuma ngo arasimbuka avunika ako kaguru. Njyewe rero icyo nabonyemo ni iki nakurikiye ikiganiro cy'uwashyize hanze iyo video ngira ngo abantu baribuka hano tubivugana mu myidagaduro tuvuga tuti itangazo rya Isimbi TV iravuga ko arwaye Rungisabe arwaye guhera kuwa kane gihe hari kuwa gatanu I think turisoma hari ku itariki ya 20. So icyo nashaka kukubwira rero ni iki nakurikiye ikiganiro cy'uwashyize hanze ngerageza no gusesengura intention ya Rafi. Hari ibintu biri ngira ngo arikuze gutandukana. Yego cyambere intention igenda byumva neza cyane. Yego sibyo bimbwire rwose ndabigutandukanyiriza noneho n'agaciro wahaye tanga n'ubusesenguzi wahaye ayo uko bashaka kubeshya ashaka kuba dufata urugero ndagufasha wumvishe context nabyumvishe context turimo reka mpere ku gaciro nahaye ayo mashusho umuntu yavunitse mu bigaragara nkoresheje ubumenyi buke mfite mu kureba kuko hari ubundi buryo buhanga bukoreshwa mu gupima niba koko ikimenyetso ari cyo byo byasaba ibindi byuma n'ubundi bushobozi ariko urebye ugakurikira amaso yawe muntu n'uwo nzisaba nabonye ariwe wabonye ariwe icyanjye hanyuma ngasesengura nkavuga ngo none se ko ariwe ko yavunitse kuki biri gura no kurira igipangu no gusimbuka no gucika ko umuntu ashaka kuvunika harani kuri bordure nawe ushaka kugenda ugakandagira kuri bino bintu by'ibisima bashyira ku ruhande ku muhanda cyararidutse ukabura avunitse si bisanzwe ibyo amashusho kuba wakwizera ko umuntu ari we nibyo ariko igikurikira kuri ayo mashusho ese ni we yirukaga yasimbukaga yagiraga gute icyo nicyo abantu bakwiye kumenya kuko buri wese yayavuga uko ashaka ibyo mbivuze neza njya kuri intention niyo wabishyize hanze mbere yo kujya kuri intention akantu ushaka kongeraho ntekereza ko umuntu wavuze ati yasimbutse aravunika hari abandi bakitazi buriya barimo batari umudamu ugaragaramo aho umuntu yumvikana abaza uwo mudamu ati yemuko uyu ni umugabo wawe akavuga ati yego icyo nacyo reka nkiguheho ako kantu nako ari cyo kamaze mu guhereza agaciro akoreka nkanyureho icyambere gusubiza kuriya bishobora guterwa naho bari umuntu aravunitse wari gutaka undi ari gufata video n'umugore wawe n'umugabo wawe wakihutira kuvuga yego yumva wenda aribwo biri babwa agaciro kugira ngo atabarwe icyo nacyo dushobora kuko hari situation nyinshi ushobora kugeramo ni urugero bitewe n'uburyo wenda ndi gutaka bakakubaza bati Moses muravukana wowe ntago ari kujya kuvuga ngo ni inshuti yanjye ukahita wihutira kuvuga ngo yego kuko wenda ushaka kwihutisha ubutabazi cyane sibyo hari situation twese zishobora kukubaho ugashiduka wenda wavuze icyo kintu iyo rero iyo situation sinyizi neza uko yari imeze muri ako kanya ariko si umugore we kuba yabivuga utwo tuntu dushobora gutekerezwaho natwo ngira ngo bikanatuma nta muntu n'umwe buze guheza inguni ye kuri kiriya kibazo yego kubera yuko nimuvuze ngo umuntu afite imodoka sibyo cyangwa se ngenda mu modoka si itegeko ko ahora agenda mu modoka cyane niba uvuze ngo ari kumwe n'umugore utari uwe yaguye nimba yasimbukaga ukavuga ngo yagendaga nta umuntu ashobora kuba agenda undi akanasitara akagwa hasi n'igare ryabagonga riri mu muhanda cyangwa moto kimwe nuko koko wenda yaba yasimbutse kuvuga ngo njyewe ikintu ntakunze muri analize zose zabaye nuko hari umuntu wiciraga mu mwanya wagira ngo niwe wari uhari nicyo rero umuntu navuga ngo yarasimbutse igipanga akumva we n'icyo arimo guhagararaho kujyana nubwo bigoye kubigaragaza aho niho hari bumfashe kugira ngo ujyane kuri intention nkiveho wowe wasenye video watangiye uvuga ko ugiye kubaka umuryango nyarwanda sibyo wavuze ko wifuza yuko umunyamakuru ahinduka n'uwo bari kumwe n'uwo bivuga ko
ubwo ndi kuvuga ibyo yavuze, wifuza ko ahinduka, wifuza ko bubaka neza, wifuza ibiki, ariko ikintu wazanye si icyubaka, ni igisenya kurushaho. ese moza reka buretse kuko ni urugero Japhet akoze ikosa, mbere ko njya kuryereka benshi nakabaye mubwira ni aho niko mu muco bikwiye kugenda, niko bikwiye kugenda. bajya bavuga yuko ngo reka nkubwire ikibazo muri kiriya kiganiro uriya muvandimwe yakoze, harimo famiye zirenga 5 zose wakubitanyije imitwe mu kibazo. uri kubaka famiye imwe ukubitanyije imitwe famiye 10, uri kubaka. none se icya kabiri, mu kiganiro uravuga ngo depression banteye, bibi bankoreye, biragaragaza ko ufite intention yo kwihimura. kuko reka nkubwire, ariko se bamuryamishije hariya, icyo kuryamira twakivuyeho. oya, icyo ndimo kuvuga ni ukugira ngo sibyo, nawe urabizi ko hajya abantu bafitanye ibibazo, ariko ngicyo ni ibintu bisanzwe ko umuntu yabona icyuho. dufate urugero, dufate ndaguhemukiye, ni urugero sibyo, wenda ndagusereje cyangwa sinzi ibyo baba bapfuye, none ugize amahirwe wenda mbonye ahantu bamfashe ndi kwiba, ni urugero sibyo. ni ukuvuga ngo muri kamera ya muntu ukuntu biteye, njyewe nkahita mugaragaza ko ndi gushaka guca ubujura. oya, ugahita ati rero duce abajura, dore nk'ubu ngubu Japhet yibye, ukambwiriramo ukanandaburiza, rero ariko wabihaye yemeje gufata uwo murongo wo kuza gukemura ibintu. nakwirinda gushyiramo ibintu biri personal cyane, bigaragaza ko ndi gukora attack. kandi njyewe mba naraguhemukiye, nanjye sinzi ibintu reka ntabwo yamuhemukiye kuri kamera. ibyo bintu ni ibintu avuga, ni n'uruhande rumwe twumva, sibyo? nabo bashobora kuza bakavuga fact, bakavuga bati ese ubu ikibazo cya mbere guhera kera ubundi ureka nkubaze icya mbere, tujye mu myidagaduro. Ikibazo cya Sabe sinshaka ko tukinjiramo cyane kuko nta n'umuntu ubizi. Nenda kukubaza, Sabe ni uriya mugore, ibintu byavuzwe guhera kera barajya kubibona by'ibihuha, ariko icyo tutaha agaciro, tutaha agaciro. ibyo bihuha ni ibiki? sibyo, ni ukuvuga ngo ntiyamfashije, ngo ntibankoreye isabukuru. Come on, oya, ntabwo mvuga uyu nguyu wakizanze video, ndi kuvuga uri muri video. ndi kuvuga uri muri video, sibyo? Rero ibihuha byo kuri social media birahuha bikagenda. Ndi kuvuga ko nk'ibintu bya Sabe hatagize ibindi biza, nimba ari we katwite bya Sabe ko ari babitwerera, ntago byarenze iki cyumweru kabisa, hatazi ibindi. nyine icyo nshaka kukwereka, sicyo nakubwira rero ngiki, ntago bintunguye, si bitunguranye, ahubwo ikibi ni uko babyise kuri kubaka ukaba uri gusenya, kandi ubyise yuko nawe uri kwihora ko wabonye video ya Ndimbati. Come on, abantu bageze bamubonye Ndimbati aravuga ati nanjye waramemukiye, ati waramemukiye, uravuga ngo ndi umuntu mukuru ngo ndamubana, ati nawe wabajyamo, ati namubonye niwe we yamaze gufata uruhande. rero abantu bagerageze, kubera yuko umujinya ukoresha ibintu bibi, ushobora gukoresha, hari ukuntu umujinya nawe utazi ubwenge, umujinya utazi neza ko hari inzego, utazi ko wakweramo ibyaha. ariko icyo nimo kuvuga, njye nshyigikire positive change, ko abantu bashobora kwiyunga, abantu bashobora kubana neza. ariko abantu bataba bari muri icyo kibazo, direct contact muri icyo kibazo, bakajya bitonda kubera yuko ntabwo ubuzi